hari ikipe yakomeje kugenda itangaza ndetse itungura abantu benshi by'umwihariko muri Kagame Cup. Hari abantu benshi bakomeje kugenda bayishidikanyaho, ariko buri mukino igenda isa nkaho iyoboye cyangwa se igenda idomina. Ese iyi Rayon Sport irimo kugenda ikora amateka gutya, ese ninde uzayihagarika ku mukino wa nyuma cyangwa se ku mikino yindi igiye gukomeza by'umwihariko mu mashampiyona agiye atandukanye? Hari uzayihagarika? Ese ku mukino wa nyuma bizaba bimeze bite? Muri iyi video tugiye kugenda twibanda ku bimenyetso by'umwihariko bigaragara cyangwa se bishoboka benshi bakomeje kugenda bashingiraho bavuga bati ikipe ya Rayon Sport ifite amahirwe 95% yo kuzatsinda iyi kipe ya Gor Mahia, cyane ko ariyo bizahurira kuri final nyirango. Reka byose tubigaruke mu buryo burambuye, mbahaye ikaze kuri Shadow TV. Ndagushimira rero ndetse ngo ikaze wakoze subscribe kuri Shadow TV, ndetse nawe utarayikora ngo uzakora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye. Sasa rero niki kiri kuvugwa hirya no hino, niki mu by'ukuri abantu biteze amaso, ngira ngo abantu benshi by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport, by'umwihariko nanone abakunzi ba ruhago yaba yo mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se iyo hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero byakomeje kugenda bigarukaho aho ni nyuma yaho abantu benshi bakomeje kugenda babona Rayon Sport yitwara neza, ngira ngo by'umwihariko muri iki gikombe barimo gukina cya Kagame Cup, aho amakipe amenshi yagiye atwara ibikombe mu bihugu byayo yagiye ahurizwa hamwe kugira ngo akinire iki gikombe. Ariko nanone bikaza gutungurana abantu benshi by'umwihariko abagiye batega iminsi Rayon Sport bavuga bati Rayon Sport nta kigenda cyane, by'umwihariko nanone ngira ngo abafana ba APR nibo bakunda kugenda bavuga bati Rayon nta kigenda, iki niki turabatsinda, ibintu nk'ibyo byinshi cyane. Ariko bakaza gutungurwa basanze Rayon Sport yariteguye neza, ngira ngo mu buryo bw'umwihariko, aho amakipe hafi ya yose yagiye akina na Rayon Sport, ngira ngo ni na yose, ntago ari hafi ya yose ahubwo ni yose, Rayon Sport yagiye iyatsinda igitego mu gihe kitageze ku minota 25, ngira ngo akeshi Rayon Sport yabaga yamaze guterekamo igitego. Ngira ngo ni imikino imaze iminsi irimo kuba, aho ndetse mu minsi iri imbere cyangwa se ku munsi w'ejo bundi aribwo dutegereje final. Hano nanone benshi by'umwihariko mu bakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bashingira ku mikino ibanza Rayon Sport yagiye ikina ndetse ikaza no kwitwara neza muri iyo mikino. Bakomeza kugenda bavuga ko Rayon Sport ifite amahirwe 95% yo kuzatwara iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Hanyuma rero ngewe icyo mbaza by'umwihariko ku bakunzi ba Rayon Sport, ese mukurikije uko Rayon Sport imaze iminsi yitwara, murabona nka prediction yanyu cyangwa se nk'agateganyo, nk'iki mwateganya, ni nk'iki mwitega kuri Rayon Sport, cyane ko ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko Rayon Sport ifite amahirwe menshi yo kuzatsinda ikipe ya Gor Mahia, nayo nubwo atari agafuka imvugo rimwe. Ngira ngo abakurikiye imikino yagiye ikina nayo mu by'ukuri ni ikipe igeze kuri finali yarabikoreye, ni ikipe igeze kuri finali yaragize icyo ikora nka contribution cyangwa se yaragize uruhare runini kugira ngo ibashe kugera kuri finali. Kuri inshuro rero ngira ngo mu minsi yashize twagerageje gushyiraho live ya Rayon Sport ikina na Al Hilal, ariko bikaza kubera imbogamizi cyangwa se ikibazo cya connection cyagiye kibaho, zikaza kugenda zicikagurika, bityo abantu bari badukurikiye live bikaza gusa nkaho bigorana. Turabasezeranya ko rero iyo mbogamizi yari irimo yakemutse, tubabwira ko mu minsi iza cyangwa se mu minsi iri imbere tuzajya dukoresha uburyo bwa live streaming, tugaragaza by'umwihariko abakinnyi ndetse na match mu buryo buri clear cyangwa se mu buryo bugaragara neza ku ishusho rya HD. Ngira ngo by'umwihariko tukazahera kuri iyi match ya Rayon Sport ndetse na Gor Mahia, cyane ko ari match itegerejwe n'abantu benshi ingeri zitandukanye, by'umwihariko abafana ba Rayon Sport ndetse n'andi makipe ashyigikiye Rayon Sport. Ndagusaba rero gukora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'iyi match, cyane ko ari uburyo buzakoreshwa, ni uburyo buri professional, ni uburyo buri clear mu by'ukuri bugaragara neza. Ndetse ikibazo cya connection ndabasezeranya ko cyase ndabizeza ko kizaba kitagihari nk'uko ubusanzwe mbere byaje kugenda bikaza kurangira bitanagenze neza. Ngira ngo by'umwihariko bari badukurikiye live barabizi.